Amazina yanjye nitwa Toto Kamanzi ariko abantu benshi banzi ku izina rya Pawulo. Urakoze cyane. Karibu cyane. Karibu muri iki kiganiro tugiye gukora uyu munsi. Yego rwose urakoze cyane. Ya reka rero tuze kumva uyu mwana ukwicaye iruhande we yitwa nde? Uyu mwana ukwicaye iruhande niwe mwana wanje w'imfura yitwa Happiness Niyongere. Iryo zina turaza kuryumvaho ubuhamya bwinshi cyane ariko reka nanone nawe tumwakire muri iki kiganiro. Are you gonna say something? Yeah. Sure. Nawe araza kuvuga ikindi kintu ariko iwe icazi n'icongereza rero turaza kugera kanya nawe tumugeraho. Reka twumve mama w'umwana nawe wicaye hano hirya nawe agira ico atubwira. Njewe amazina yanje nitwa Nyirabiro. Tuye mu mujyi wa Karigari. Cyane niryo zina bakunze kunyita. Abantu bakunze kukwita. Ariko amazina yanje nitwa Uwineza Gentille Nyirabiro. Nayo niyo mazina yanje. Izina abantu benshi bazi ni Nyabiro kandi ryamenyekanye mu mirimo y'Imana mwagiye mukorera Imana mu bitaramo mwataramiye Imana. Turanezerewe rero kuko Imana yaduhaye ubuntu n'umugisha wo kugira ngo tuze tuganire namwe. Nagira ngo mbaze wenda wewe ufite mikrofone tubwire mugize imyaka ingahe mwubakanye n'umutwara hangaha? Ubu nyine ikuri imyaka 20. Imyaka 20. Uyu mwana wicaye hagati yanyu niwe mfura yanyu? Uyu mwana wicaye hano hagati yacu niwe mfura yacu. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3 n'amezi 2. Imyaka 3 n'amezi 2. Yego. Kuko mubyumva bumva imibare neza murabyumva bagize imyaka 17 batari bagira umwana ariko ubu nyine bafite umwana w'imyaka 3. Bivuze ngo n'andi mezi arenzeho bivuze ngo bamaze imyaka 17 bamaze batari bagira umwana ariko ubu nyine mufite n'uwundi umwana uryamye ubu nyine mufite n'umwana wa kabiri. Dufite uyu niwe mfura yacu ariko afite musaza we nawe araryamye n'umwana w'amezi 6 ni hafi n'ibyumweru 2. Umwana w'amezi 6 n'ibyumweru 2. Iyo Imana itanze itanga igihe ndi wowe gatekereza wenda kuko yamaze imyaka 17 utarabyara n'ubyara uyu nguyu wongera urindi imyaka 17 ariko uyu yaravutse nyuma y'imyaka 2 murongera kandi mubyara uwundi. Yego. Ndibaza kuko hari abantu benshi haba ari ikibazo cyo kugumba bakabura abana cyangwa se ikibazo cyo kugira ikindi kintu bifuza gusaba Imana kugira ngo ikibahereze bakaba bashobora kuba bararinze imyaka itaragera kuri iyi ngiyi ariko hakaza bwihebe cyane. Ni gute mutekereza ubu nyine kubona mwicaranye n'aba bana 2 mu nzu yanyu? Mu by'ukuri ni ibintu umuntu atobasha gusobanura mu kintu kingana n'isaha. Nza numva kubera uburemere bifite byenda ngize ngo mbisobanure nkuko mzumva nyine bifite uburemere muri njewe no bivuga nk'umwaka kugira ngo mbashe gusobanura cyane mvuga ibindimwo mbibwira abantu babyumve nabumva ko wenda bitoshoboka kugira ngo mbabwire mbasobanurire kuko byoshoboka kubera kuko izo mbaraga narazibonye zangezeho. Mwarashakanye kimwe n'abandi mukora ubukwe mwumva kuko igihe runaka kizashira nyuma y'umwaka umwe cyangwa se imyaka 2 muzagira umwana ariko ico gihe carageze ndetse kiratambuka umwaka umwe urashira 2 irashira 3 irashira 4 irashira sinakomeza mvuga ngo nduhengeze ku 17 mwagize. Ni gute byari bimeze kuvuga ngo uze mu rugo ushakwemwo uzingura byara umwana numara imyaka 17 utarabyara? Ni gute byari bimeze? Mu by'ukuri muri iki gihe muri ico gihe cyose narashatswe ico kimwe kuko abandi bashatse.
ntegereza ko ibyo ari byo byose iyo umuntu yashatse uba witeguye kuko unabyara ariko narashatse nyine mbona umwaka urashize mbona uwa kabiri urashize n'uwa gatatu urashize n'uwa gatanu n'uwa 10 urashize ariko njewe nteganya gushaka mbega mu gihe nari mwishaka sinatekerezaga kuko wenda nugiri imyaka 2 cyangwa se imyaka 3 utarabyara ntarabona umwana natekerezaga kuko ibyo ari byo byose ubwo nubatse kandi nubatse ndi muto cyane nubatse ndi muto cyane ariko sinatekerezaga ko ibyo ari byo byose byenda numara iyo myaka narinzi ngo nintinda kuko iyo umuntu yashatse ubutekereza ngo ubwo ushatse no kubyara ugomba kubyara ariko iyo myaka nyine ishira tutarabona umwana ariko byari mu mugambi w'Imana urangije rero uratungurwa ubona iki gihe cyose kihaye kiba reka mbwira kugira ngo twumve n'undi muntu ushobora kuba yariyumvaga uko wiyumvaga wumvaga umeze ute ukaryama ukareba abo mwashakiwe rimwe bahetse abana cyangwa ko baratemberana n'abana ukicara mu rugo rwawe mukicara ukabona muri mwembi gusa muri babiri ni gute wumvaga umeze ute mu by'ukuri iyo mpaye mvuga bino bintu bumwe nza numva zangira nk'ishavu ngasubira kandi nkumva nagize ibyishimo nkumva notera hejuru cyane bitewe n'ibyishimo bindimo kubera ko igihe Imana ishakiye nicyo gihe zigusekereza kandi zigusetsa itavuze ngo yabanje kunyuramo sizamenya nimba ari amakoni zinyuramo nimba izinyura mu misozi nimba ari gute kubera ko twarashakanye n'umutware wanje iyo twicaranye ahangaha ariko muri ico gihe cyose twagiye duhura n'intambara kubera ko iyo umudamu yashatse nyine iyo so na nyoko bagutanze ngo uje kubaka urugo baba bazi kuko byenda umwaka nushira uzogaruka kubabwira cyangwa se bakumva amakuru kuko iyo bubakiye umwana wabo ko nawe yagiriwe amahirwe yo kubyara bo nabo nawe azubakira ariko nyine igihe kirashika turategereza ko tuzobyara kandi muri ico gihe cyose niko tugenda duca mu mikuku miremire cyane ariko bankutubwira nk'ibintu bimwe na bimwe uvuga uti iki carabaye niki kiraba uyu mukuku ibishoboka wovuga Imana ishimwe cyane ndumva notangaza haleluya nyinshi kubera wumve ufite kubohoka ko kuvuga ikuri ku mutima kuko hari umuntu bizafasha ibi biganiro twadukora uyu munsi Imana ihimbaze amen muri iki gikombe reka ncite igikombe yego cyo kubura abana njewe nabanje kugira ubuzima bubi bwo kurwara uragwara ndarwara cyane bwa mbere twashakanye n'umugabo reka mbivuge gutyo ngo mara amezi 2 ndi umugeni ndarwara kandi ni umugeni muzi umugeni wiriya ruguru iwacu ukuntu nyine biba bimeze bamutezemo byinshi hari agomba kugaragaza imbaraga mbega agomba kugaragara nyine nk'umugeni agakora imirimo ya kigeni ibyo abageni baza bakora ariko njewe ayo mezi 2 yarashize ndarwara nafashwe hari mu ijoro mfatwa n'ikintu gisa n'umusonga umugabo sinzi ahantu yari yagiye sinibuka neza kugira ngo yari yagiye gutarama noneho naje nuku twari tumaze gufungura ndogeje amasahani ndarangije inzu yanje nte twayicanagamo yari ihukumu kwiriya ruguru iwacu bavugaga noneho ndagaruka asanga data buko yicaye mu nzu nyine n'amabukwe noneho ngo amare nditaramira kuko ninkanje barankundaga cyane kandi twari dufite abandi bana nari mfite baramukazi banje
noneho kubera ukuntu nisanzuraga ku babyeyi banje kuri data bukwe akankunda sinagaze nje gutarama mu yandi mazu kuko abandi bakobwa nyine sinzireka mbivuge gutyo noneho ngo amare umugabo yari yagiye gutarama noneho naje ndaza nje gucana itara mu rugo ndavuga ntari kubwo umugabo ataraza reka mbe nicariye mu rugo na muzehe ndatambuka n'amabukwe ndatambuka ndagenda mba nicaye nko mu mbere ariko bitavuga kuko wenda nari mfite isoni zo kugira ngo mbe no kwicarana na data bukwe aho ngaho n'amabukwe ndicara aho ngaho turakomeza turaganira mu mwanya afatwa n'ikintu kimeze nk'umusonga noneho baherutse duhaye tuvugana nyuma baza gusanga umuntu arasa n'uwarangije barahamagara wapi basanga aho naguye mu mbere ndyamye aho ngaho narinzanye itara kugira ngo ndicane umugabo aze gusanga mu nzu nyine hari umuco nuko noneho ubwo ngubwo baje kumushakisha nyine aho yari ari araje bararengeza bajanye mu nzu ubwo gawe nta bwenge ntuhomenye ikiyaye kibi nta makuru bakubwiye nyuma nta bwenge ariko nyuma yabwo kuko bansutseho amazi sa n'uwikanze noneho ndabaza uko byagenze ati wari wahwereye nuko baranjanye mu nzu noneho bacanye rya tara baranjanye mu nzu ubwo ngubwo umugabo nawe abaraje ngo amare gushikaga ndamuganirira uko byagenze nuko bimeze ati noneho ndaryamye aho ngaho mu ijoro burakeye mu gitondo noneho niha akanyabugabo ndavuga umuntu w'umugeni nama nirirwa mu gitanda ngo ndarwaye ndabyuka ngize gutya ntoye ishenyi ndagiye nja mu nkwi data bukoranga arambwira ati waraye urwaye ntibishoboka kuko wagenda ngo ugiye mu nkwi ndabubwira nta kibazo ndi muzima nuko noneho ngo amare ndagiye nja mu nkwi ndagarutse ariko buca natakaye cyane bitewe nyine n'ukuntu umubiri wari umeze nanone ngo nshitse za nkwi ndakomeza ndarwara kugeza ubwo bankuye aho ngaho mu muhana w'iwacu kuko iwacu byenda hari abanzi hari n'abatanzi aho kwa data uko batuye nahitwa ku Runundu aho iwacu mvuka ni mu Minembwe nanone naho ariko nahitwa mu Karingi noneho baramfashe bankuye iwacu aho ngaho ku Runundu kwa data bukwe banjanye hitwa mu Muzinda mu masengesho ndagenda namaze y'ukwezi kose ukwezi mu masengesho ibaze ko nari umugeni w'amezi 2 banjanye hantu mu masengesho ko banjanye ku bitaro ahitwa kwa Gakina n'ubaracahari ntarapfa umugabo w'abahiga aravuga ngo ntandwara yabonye ngo buce banjanye aho ngaho mu masengesho ndagiye baransengeye namaze ukwezi mba mu masengesho na abasengeraga sinzi ko wenda ko ari ngombwa ko mbavuga oya nta uko wumva wowe cyo wumva kiri ngombwa abansengeraga harimo Apotre Sostene atuye mu Rwanda harimo Pasiteri Rugero atuye mu Buholande harimo undi mugabo umbereye marume ni naho bari bananjanye nyine mu masengesho witwa Ruvumera nuko baragenda barasenga iby'Imana yavuze n'ibyo yakoze ni byinshi kugeza nkize icyo gihe habaye indambara nyinshi cyane kuko baramaze bahindukirana n'umugabo ati nakare kose twarakubwiye tushakuriye none dore wazanye umurwayi none se wowe kurabona ko ubuzima bwawe ari ubuhe umuntu umaze amezi 2 akaba arwaye akaba ahwera bamwe atazarwara igicuri abandi atereka da ati ni ukurwara nyine gusanzwe wenda nabazi mu bisanzwe basanzwe kuko Satana
pfunda gutera nyine atariko nyamuzima. Abandi atoyaye ati twamenye n'amakuru baratubwiye kuko ari umurwayi. Inkuru bagatangira kuzipandisha. Noneho ga inkuru batangira kuzipandisha. Kugeza igihe banjanyega muri ayo masengesho ati se ndi twanye tubabwira. Twarakubwiye ati n'ubundi wakoze nyine ikintu kidashoboka kubera kuko wagiye kuzana umurwayi kandi twarabikubwiye. Ariko mu by'ukuri muri ico gihe cyose urumva nawe intambara zahabaye cyane. Mu buryo iyo byenda twari kuba turi nko muri ibi bihugu byo mu mujyi apana hano muri Canada, habe na za Rwanda na za Burundi cyangwa se za Kenya, byenda bayaransubijeyo kubera ko bari ko bamubwira ati ntibishoboka gute gutuzana umurwayi, ni gutuzana umurwayi wenyine. Si ukuvuga ngo wenda yageze abibwirwa n'abandi, wenyine bageze bamwicaza bakamubwira ngo twarakubwiye reka kuje gushaka uriya mukobwa. None dore ingaruka zo kutumvira. Ayo makuru suka yamenya ko baba bamuvugisha nawe yageze abimbwira. Wow. Kuko bararushe noneho n'abarya bageze bansengera. Ndabizi kuko ino video nabo bazayireba ico mbeshaho bazonyomoza nabo bazabishire nta mpamvu ya kuko bageze bagenda nabo bakababwira ati yeme uno mugabo toto twaramubwiye nareke gushaka Nyabiro. Nyabiro n'umurwayi. Nuko kubera ko nyine byavugwaga n'abantu atari Imana yavuze. Uzi kwibyo ntari mbizi uko narinzi gusa turavuga ari amakuru ya kubura urubyaro ushizeho ugeretseho noneho no kurwara. Uri umugeni w'umunyamurengekazi ukiraho nk'iyo minsi yose warugwa ni gute wakaza wumva ukazusenga gute wakaza wizera iki ni gute mu mutima wawe wari umukristo cyane? Nari umukristo twasengaga Imana. Ico gihe hagaze haza n'abantu benshi abasenga Imana bakaza bakadusengera ndetse bakanavuga n'iby'Imana yababwiye, iby'Imana yabatumye. Nuko nibyo yabategetse gukora bakabikora tureba n'amaso yacu aho ngaho. Apana kuvuga ngo ubu nyine hari abari mu kwitirira Imana, hari abari mu kwiyitirira ko ari abakozi b'Imana, ko batumwe n'Imana, ko Imana yababwiye. Ariko abo nabo bafite ishano kubera ko abiyitirira ko Imana yababwiye Imana itababwiye ni ishano kuri bo. Ariko ico gihe Imana yageze ituma abantu mu by'ukuri twese twicaye, si ukuvuga ngo nje nyine n'umugabo wanje nejo bundi ku cyumweru gishize yanyibukije ayo mateka. Aha yambwira ngo se uribuka umunsi Mukiza yaje iwacu ari kuwa gatanu nimugoroba, uribuka ibintu yakuye mu ihango ry'igitanda? Ndamubwira ngo simbyibuka neza. Arabinyibutsa arabintekerereza. Kandi urumva ndi twari twamutumye. Imana ni nyamaboko kuko iyo ugufiteho umugambi habe nubwo isi n'ijuru byohura, amen, habe nubwo Satani yozana ibyiyi n'ibyiyi ikabikurundaho, takiza gituma umugambi w'Imana udasohora ku buzima bwawe kubera kuko Imana ibigufiteho umugambi biza bitura ariko bwaca bigasohora kubera kuko wa mugambi w'Imana yawuteganyije yawugennye ku bwawe ku bwanje njewe Nyabiro birasohora. Amen. Amen. Mbese Imana yagumye kubitaho. Ndagira ngo twihutire cyane muri ubu buhamya bw'ibitangaza Imana yabakoreye kugeza igihe iza kubahereza umwana. Imana irabafasha nubwo yagendaga ibitaho muri ubwo buryo bwose, ariko hari icifuzo wabaga ufite ku mutima kikuremereye cyo kugira umwana mu rugo rwawe, ugakomeza kugisengera. Aho niyo wandi nshaka kumva cyane, ugakomeza ubisengera, ugakomeza ubyizera. Ni kiye cize wari ufite icizere ko uzogira umwana? Ico gihe
nari ntaranatinda cyane ariko kera bwihebe yari itangiye kuza urumva nashatse 99 mu kwezi kwa 7 tariki 15 noneho ariko mbega twakoze ubukwe narashatswe ngo mare twabana n'umugabo ndabanza mbega gukora ubukwe novuga ko twabanye mu kwezi kwa 10 mu kwezi k'8 nako nuko mu by'ukuri ubusore bwanje nari maze kuburyo byenda bwo kuvuga ngo nyine iminsi yo nabaha mu migi baza bagerageza nyine bakaba nk'abatinda bukeya kubyara nyuma y'imyaka 4 ikibabi kera batangiye kuza ikibazo nuko ubwo ngubwo noneho gantangiye imiturire atangira abaye 2004 2005 2006 noneho ngo habe 2005 haza abantu bavuye ruguru tazi ariko nyuma yabwo bicyakora Imana imbabarire kuko ngiye kuvuga gutyo baraza baravuga ngo Imana yabatumye ngo nico cabazanye Imana yaje kubabwira ko yabatumye ngo batubwire ko tugiye kubyara ko Imana izaduha abantu nuko bari abagabo babiri gusa sinibuka ariko bavuze kuko bari bavuye ku Murambi baravuga ngo ico nico cabazanye kandi nibarangiza ngo barakora ihuduma nibarangiza gukora iyo huduma bose kandi bafata imisozi bataye sinari mbazi nubwo nababonye aho ni muri 2003 aho ni muri 2005 imyaka imaze kuba myinshi cyumva kuko imyaka imaze kuba myinshi nuko noneho ngo amare babagabo baraje barasenze ndetse bagenda batanga n'ibimenyetso byinshi batanga n'ibimenyetso z'inka dutunze mukumva nibyo bimwe bikabavyo ibindi bibebye kubera ko nicyo gituma navuze ngo muri ibi bibazo nyine twagiye duhuramwo n'intambara zimwe kandi navuze ngo Imana ibabarire abita ko Imana yavuze itavuze bakabyiyitirira bazabona ishano bakavuga ngo Imana yabatumye itabatumye nibatagutera ubwoba baragutera icizere kidahari yego baragutera icizere kidahari nuko ico gihe mu by'ukuri turatangiye noneho urumva ko keraga imitima itangiye kuba myinshi imyaka ibaye kera urabyumva kubizi ko mu mico y'iwacu umugore bazaba baragaciro kiwe bijanye nuko hayabyara ni gute byakaza bigenda mu bitekerezo byawe aho uvuga ati umugabo wanje noneho turashakanye tumaranye imyaka noneho ga niba mutaranabanye na cagiye cyose ariko nyine kera murabanye Burundi y'imyaka yose turabanye nta mwana ntazoruhaka akaja gushaka nukuri i Burundi nari naje kubitindaho 2006 2007 2008 nayi ico gihe cyose narabitekerezaga ariko sinibwe cyane sinama nijira cyane ngo nama ngenda cyane kubera ko nari ntarageze imyaka myinshi cyane noneho nyine kavuga ati bizari byo byose namaze kugeza 5 ndavuga ati bizari byo byose ku mwaka wa 6 naje nzaba mzaye kandi nkama nitegura ko nzobyara impanga uzi kwitegura impanga udafite n'umwe nuko noneho ngo habe 2005 irangira icyo gihe abanyagatumba bari batangiye kugenda Imana ishimwe cyane amen Imana n'umukozi w'umuhanga yego urumva kuko imyaka yari itaraba myinshi yari hayigera yari igiye kugera imyaka 6 Imana yohereza umuntu wayo ngo bamubwira kuko ntabana tugira nije yabonye ko ntiyabonye umutware kubera ko iwe ntiyari muri izo ndirimbo noneho nawe ngo yigeze kugira ikibazo cyo kubura abana ngo amare bamubwira ko ntabana ngira ngo amare agira umutwaro wo kugira ngo tuvuze ngo buce
ashaka inamba zacu ntiyazibona ariko aza kunyura ku mugabo umwe w'abahiga ngo ni David papa we yitwa Banoki uwo mugabo David ubu nyine atuye muri Amerika araruhabageraho aramubwira ati ugende uzoshake umuryango wa Toto n'umugore we bambwiye ko abo bantu badafite abana none nkeneye kubavugisha kuri telefone none nimba wozojana telefone kazabavugisha tukavugana nabo gusa nzabavugishe nibamara bazampa inamba zabo ariko nkugore muri ico kintu agize gutya wa mugabo araje amare gushika ati nzanye ubutumwa bwanyu nazanye telefone ngo mwitabe nimumara kwitaba ndagenda ariko nimumara kwitaba turaheza wa mugabo bashaka inamba zanyu noneho muzoza muvuganiraho wa mugabo ati simbazi namwe ndi munsi ariko wowe wa mugore we nakubonye mu ndirimbo za Sostene none bambwira kuko ntabanogira ngo amare kubimbwira kuko nanje uwo mutwaro nawugize nanje ntabana nari mfite ubwo buremere mbwishiraho none nagize umutwaro wo kubavuza uko nshoboye mu bushobozi bwanje nzabavuza none mugende mubaze ibitaro byaho ngaho i Burundi bikomeye bizabakorera ama examen yose ashoboka atuye muri Amerika ama examen yose ashoboka n'amafaranga bazabaca mbega ico bazobasaba cyose muzonzanire facture muzombwire mbega amafaranga bazabasa ngo buce umunsi wa mbere Imana himbaza amen umunsi wa mbere yatwohereje amafaranga ngo tuje gukora examen yohereje $500 wow ariko hagati aho ngaho yarabanje nsubiye inyuma gato yamaze kumenya ko ari uko adushakira amapasiporo atwohereza amafaranga ngo dushake za pasiporo amapasiporo yo kugira ngo tuzoje kwivuza iwabo muri Amerika noneho kubera ko dushaka ma titre de voyage bahezaga impunzi noneho ngo tumare turagenda tuja gusaba visa muri ambasade ya Amerika baranga ngo bamare kwanga noneho aravuga tubwo banzega noneho mwivuriza aho ngaho ati ico gihe reka mbabwira amafaranga yohereje kugira ngo dushake izo zangombwa Hallelujah amen yohereje amafaranga $700 wow yohereza ayo mafaranga ngo tugende dushake ibyangombwa tubibone tugende dufoto mbega utuntu twose yego ngo arangize iki kiganiro azakibona kandi kizamushimira Imana ishimwe cyane amen noneho ngo amare urumva turishura muri ambasade batubwira kuko bitoboneka ngo tumare kubonaga kuko bitoboneka turamubwira ntabwo byakunze none sinzi uko byoge ati mwebwe ntimucike intege yohereza amafaranga turagenda ibitaro byavuraga cyane ubwo ngubwo hari ibujumbura kandi byari bya prive ni ibitaro byo kwa Binagana turagenda baragerageje kutuvura baragerageje uko bari bashoboye nk'abaganga tibizakunda ariko hagati aho nageze ngenda kanyuzamo kaje ni Bukavu naho kubitaro kaje Bukavu kaje kwivuza kwa Mukwege ndagira ngo abantu benshi baza bumva Mukwege nubwo wenda batamuzi ndagenda Mukwege arambwira ati yewe njyewe ndabona nta kibazo ufite ko niko yambwiye nk'umuganga mubuze ukora amafaranga umpeza si menshi ariko kandi si make ariko genda uzogerageza izindi nzira zindi Imana izaca izindi nzira ariko jewe nta kibazo mpaye mbona ufite ugenda usenga Imana izagufasha ubyare uragerageje abantu bamwe bari za Amerika bohereje ifaranga urivuje biranze urarushurambutte za Bukavu urivuje biranze noneho ico gihe ngo bimare kubona ko ari uko ngubwo ubwo bigeze 2008 noneho wa mugabo uwo ni wa wundi wadufashaga yego ati noneho ubwo ari uko nguko ubwo aho ngaho byanze ni muje muri Kenya
mupime no muri Kenya naho mupime no muri Kenya naho kandi muri Kenya hariho chance turimo kumva ngo hari abari mu kuja no muri Kenya bakaja hanze none ni mugende muje muri Kenya jewe ndabashakira ibyangombwa bibatwara jewe bashakira passport y'u Rwanda kubera iwacu nta ndangamuntu yagiraga jewe narayigiraga iwe yari yarayitaye kandi ngo kugira ngo abone yindi biza kumugora ari i Burundi tibyakunda noneho ngo amare jewe ndagenda je gushaka passport y'u Rwanda ndayibonye ngo buce uwacu nawe abona ikindi gipapuro ese ni kihe wajanye ni iriya titre de voyage wajanye arayijana ngo amare gushika ariko agenda ayishurira ayirihira mbega ku mafrontiere nuko ngo amare aragiye aja muri Kenya naho mufite kuja kwivuza kira kibazo cyo kugira ngo mubone umwana noneho urumva ko yaratubwiye ati ubwaho ngaho byanze nimugende mugerageze muri Kenya kuko muri Kenya hari ubuvuzi buruse ahandi hose wagiye ese mu Rwanda ho ntabwo mwigeze mupima kwivuza mu Rwanda twarivuje ariko kubera ubushobozi twari dufite bukeya nivurije kwa Nyirinkwaya naho nahantu abamama bazabaja cyane kandi naho naturalize nahantu abamama bazabaja cyane nawe aragerageza yankoreye kiritage inshuro nka 3 nuko nawe biranga aho mugeze muri Kenya naho wagiye kwa muganga urivuza tugenda muri Kenya turivuza kugeza ubwo bambaga kugeza igihe banakubaga baranambaga baravuga ati ibyo ari byo byose turabona ufite ububyimba mu nda byenda hari niko dutekereza nk'abaganga dukuyemo ubwo bubyimba dukuyemo ubwo bubyimba ushobora kugira imana byenda ugatwara ukabyara uko niko dutekereza ariko cyane cyane banyizeza kuko arico gituma ntabyara barakubaga barambaga nanone ntibyagira ico bikemura byamabiba noneho bisubira idobwe noneho mpanumva ayo makuru sinzi nimba uzira nkuru iyo muri Bibiliya izivuga kuri wa mugore wari wagiranye ikibazo imyaka 12 yaragiye ahantu hose atanga ubutunzi bwiwe bwose aho yumvise ngo hari umuganga akajayo ko ndama mbona ari nkawe uhawe ugenda upima hana haje hose ugapima haje hose ugapima ahaje hose ugapima ariko bikanga ariko hejuru y'ibyo ukagumana kwizera kuko ari Imana izakora nukuri kubera kuko nari mfite ijwi ry'Imana ko yambwiye ko nzakikira simbashirukiye isoni Imana yari yarambwiye ko aya mabere yanje zonse amen ndavuga ngo kubera kuko Imana yavuze ko nzose aya mabere zonse ndabyizera nzakikira nzonsa umwana kandi nageze mbivuga nkabibwira n'abantu kavuga ngo Imana yaravuze ngo nzakikira byagezaho Nairobi uko ico gihe cyose ga urumva kuva 2005 2006 2007 2008 kugeza muri 2014 twari dutunze n'uwo mugabo wa wundi uri muri Amerika wa wundi watubwiye ngo ni mugende ndagira ngo mwagezaga nkantu bamukumva noneho mugiriye n'imbabazi ho uvuga ati si uyu muntu we n'uzagezaho nawe none hasa nucitse nk'intege ariko ntiyaduta ntiyatureka akavuga ati namwe mukagira uruhuha natwe tukagira uruhuha ariko mu by'ukuri wumve ko ikintu gito muri byose mu bintu dukoresha cyane cyane twebwe dutuyiri iwacu ni ikibiriti ariko yagaze yamatekereza akamenya ngo dukeneye umwambi wo gucana kugira ngo turye uko niko yohereza amafaranga yo kugira kwivuza ndamushimira Imana ishimwe kabisa mu by'ukuri hari abantu bazi gukora neza icyo gihe cyose ga tuba mu butayu noneho imitima irakunda intambara rero zirakunda ziba nyinshi ati n'ubundi noneho barakunda baradutuka abantu baradutuka noneho bakavuga ati ibyo ari byo byose umugabo we ntabwo ari muzima umugabo we ntakora bagahindukirirana nyine bave kuri iki bave kuri wowe bakaja ku mugabo
bakava ku mugabo ati umugore yanyoye imiti yo kwifungisha ni indaya karuhariwe nicyo cyatumye atabyaye. Imana ishimwe. Amen. Mu by'ukuri Imana ishimwe kuko itazikoze isoni iyo yasezeranye izisohora. Turivuza barambaga ntibyagira icyo bitanga. Turatuye aho ngaho kugeza ndagenda simbuka utuntu tumwe na tumwe, ariko mu kiganiro cy'ubutaha nzabivuga cyane, nzabivuga nzamvuga akantu ku kandi kuko ndabyizera kuko Imana izatubonera umwanya rwose tuzawubona. Mu by'ukuri icyo gihe batangira kuvuga ati nta mugabo agira. Hari uwigeze guhamagara pasiteri uriya Rugero atuye mu Buholandi, aramubwira ngo ese kuza uvuga ngo Nyabiro uramukunda kandi uzi umusengera ugira umutwaro we, tumukunda uzi umuyobya. Babwira nde? Rugero atuye mu Buholandi no mu pasiteri. Kumukunda wamugira ishaka ukamukura hariya, wamubwiye ko nta mugabo nta mugabo afite. Urumva bamvuye bagiye ku mugabo noneho ko biraje kumera nka ya nkuru ya Yobu ngo watutse iyo Mana yawe none ukigendera. Mu by'ukuri mw'abantu mwe muzoreba ino kamera, muzoreba aya majwi duhaye tuvuga, muzizera Imana. Amen. Iyabashije kunyezereza njewe Nyabiro ikabona ko igomba kuremera abana mu nda yanje aya mabera konse kitwa Mama Happiness, nkitwa Mama Karebe, ntacyo wayikosheye kandi icyo wakoshe ku Mana ntikirenze imbabazi z'Imana. Urumva noneho Satani ntiyari yateye gusa kuvuga ngo abime umwana, yarageze n'igihe agomba kubasenyera n'urugo rwanyu. Mu by'ukuri byageze aho bamubwira ngo se iyo ntaye nta mugore ubwira ni indaye, nicyo gituma yarifungishije kugira ngo abone uko akora uburaya. Satani ntaza atera inzira imwe n'uguca hagaca hari ibi bikanga gaca hariya, nawe ko barakubwira uko baraza kuvuga uyu mugabo wawe nawe bakakuvuga, izo ntambara zose zikaguma zikaza na cyacifuzo mufite ntaco mubonye ariko mukagumana kwizera. Mu by'ukuri nsenga Imana nza nibuka ko izina rya Happiness nari hano nuko zenda mutazi umugabo umwe w'abanyabyinshi ngo ndigatabaza iwe yagazanyita Mama Happiness. Gutyo nyine mama apana kuvuga ngo mama Munezero cyangwa se mama yagaza mama umwana wowe ndi wamwise umunsi yavutse. Oh yes. Kandi jewe siniswe mama naka ngo kuko nabyaye Happiness. Kuva muri Kenya bagaze banyita mama hano. N'umwana wa muramu wanje nareraga banyitiriraga. Kugeza n'undi mugabo w'abasinzira twabanaga yitwa Harera. N'ubu ngubu batuye hariya muri Kenya. Abana be bagaze banyita mama. Kugeza nagize umugisha wo kwitwa mama runaka ntaragira umvamwe je tarabyara. Muri ico gihe cyose urumva turwana izo ntambara, ariko ikintu cyagaze kinkomeza cyane nuko yagaza ambwira uyu nguyu twicaranya nguhumure sinzaguta. Amen. Zenda wowe uzompemukira ariko nje sinzaguhemukira. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Kubera kuko Imana yavuze ngo nje nawe Nyabiro tuzabyarana. Sinzaguhemukira. Ndaguma kuri ico cizere. Ndaguma kuri ico cizere. Imana iguhumugisha kuko wihanganiye isezerano ryayo. Imana ishimwe. Hari abaza basezeranwa. Si ukuvuga ngo wenda muri aya masezerano twahawe n'Imana zenda hari icyo twakoshemo, hari icyo nakoshemo. Si ukuvuga ngo naratunganye guhera kuri kimwe kugeza ku kindi. Mu by'ukuri sindi Imana. Hari ibyo nagiye nkosha, ariko tibizatumye isezerano ry'Imana. Imana ntizihinduka kuco yavuze. Imana ntizihinduka kuco yavuze. Ndayishimira kuko yadusohoreje isezerano kugeza tuje hano muri Canada. Nza nibuka icyo gihe izina rya Happiness ryaje
uwo mugabo yagaze anyita gutyo ngo buce tugenda mu masengesho ahantu twasengeraga bita Gisiri duhurirayo n'umudamu w'umukenya yamambwira ngo mama ngo yo ngo mbonye kubyara ngo kiki abana benshi ngo kandi mbonye ngo kubyara umwana w'umukobwa ngo arambwira ngo zimwita Happiness. Wow. Ndasenga ndavuga nti Imana yo mu ijuru himbazwe kuko wongeye kandi kurema ijambo rishe mu bugingo bwanje. Ndasubira inyuma gato ngo habe muri 2011 ndagenda nje Burundi. Ico gihe hariho mubyara wacu tuye muri Amerika yari yanyohereje invitation ngo tuzoje ku bukwe bwe. Ndagenda arambwira ati wewe banza ugende, yari yatwohereje ariko kwari kugira ngo wenda tugende turebe ko twobona inzira zenda tukaza kwivuza. Arambwira ati wewe banza ugende ugerageze urebe kuko byakunda, nibikunda ukagenda nta kibazo nanje nzabanza. Ndagenda igihe ndi i Burundi ngo habe mu ijoro ndaryama ngo ndyame mbona ko umuntazi arambwira ngo byuka. Nari ndyamanye n'umwana umwe ni muramukazi wacu yitwa Nyanome atuye Rubumbashi. Arambwira ngo byuka ndabyutse amfashe ukuboko ngo nkuneze hano ndaje ngo mare gushika arambwira ngo icara hariya mbona ko nyicaza ahantu nko ku ntebe imeze mbega nkaka kameza ariko mbona harubakiye mbona n'intebe yubakiye ifite akantu ko kwegamira gasa n'akarahuri sinzi ukuntu nakavuga nuko ngo amara arambwira ngo se ngo kurabona uriya mwana ndavuga ngo ntaho habona ngo bankugira gutya ndagise ndeguye akantu k'akarido arambwira dore ngo dore nguriye umwana wawe mbona n'umwana w'umukobwa mwiza w'inzobe gusa bitandukanye nuko nabyaye igikara ko n'inzobe ariko n'inzobe no n'igihe mbyaye n'igihe naze shima igihe cy'amashimwe yanje cyagihe tubyaye narabivuze mu by'ukuri Imana iremerera mutanga. Bamwe bagaze bavuga ngo simbubahutse, bamwe bagaze bavuga ngo none ngo sinzaje mu mihango nk'abandi bagore. Ariko nta condition y'ubugore nimwe tari nujuje, nta condition y'ubugabo nimwe tutari twujuje muri Yesu. Ariko bakareba bakabona muri normale bakapima bakabona muri sawa ariko nanone umwana ntimumubona. Umwana ntitumubona kugeza tuje tugera muri iki gihugu. Nza nibuka ko twagaze hano muri 2014 ku itariki 23 twagaze hano hejuru ya Karigari baravuga ngo tugeze mbega nyine mbega indege yari haje kwitura ndavuga ngo man aha hantu simpazi sinzi nuko hitwa gusa nyine twari twaratanze adresse ngo tuzoja Karigari ariko ari uko twayihawe n'umuntu ukamuvuga gusa ngo Karigari utahazi nuko ngo turangize ndavuga ngo aha hantu ngiye sindi umukiranutse ariko uzohanyibukire uzohanyambikire. Amen. Mu by'ukuri ndashima Imana kuko yanyambitse yampaye Happiness. Mbwira umunsi wagiye kwa muganga bakagupima bakavuga ngo ufite inda. Umunsi nagiye kwa muganga urumva twageze hano turagerageza turivuza kandi mu by'ukuri Imana irabikunda iratuvura kandi iradukiza kandi mari duhana urubyaro. Ico gihe umunsi wa mbere nagiye ku bitaro menya ko ntwite ntabwo nabyemeye nagiye ku mudokiteri wa mbere aragupima arampima wumvaga uragwaye wari wumva ko numvaga sinzi ukuntu naze numva meze ukazamva utameze uko usanzwe umeze kumva si nyine kumva si meze uko mfura meze ngo ndangize ndagenda ku bitaro arampimye uratwite ndavuga ntibishoboka ngo buce ndagiye ku family doctor wanje uratwite ntibishoboka ndagiye ahandi kuri Sanirich uratwite ntibishoboka uwa gatatu nagiye ku badoktere bane kugira ngo ukunde nemere ko ntwite. Byageze aho
uzi ko byageze aho nageze ngura amahuzu ngashira mu nzu mbere hose ntaratwita ndibuka n'igihe ngeze hano nigeze nje kugura amahuzu ndayabika utaratwita ndahiye Imana ya Israel hari umugabo wagiye muri Afurika ndayamuheza ayashira abana ba musaza wanje wow mbonye umwaka uciyemo n'uwa kabiri uciyemo ndavuga nti wenda bizokunda kwa gatatu ya myenda nayo naguze ndayifata igikapo cyose bayohereza wow aho uja mu bitaro umunsi umwe sinzi nimba wewe warabikoze ko twagiye tubibona uja ku bitaro ukora ultrasound kujya bazakora gutyo ukareba umwana warabikoze naragiye umunsi wa mbere nagiye twari turi kumwe nari mfite inda y'amezi 2 barapima baravuga ngo uriya no mwana yari icyo twari kwicaranye gutya twama tuvuga ngo yenda ntabwo ari umwana none sinzi ukuntu baza yagize ukibaza n'ibintu bicuramye nabamo twamba tuvugana ntabwo ari umwana ese umwana se no kunguka azamera twicara tuzi kuko atari umwana none kugeza indigejeje amezi 4 gwigeza amezi 4 murasubirayo dusubirayo ngo tumarega barambwiye ngo twite umwana w'umukobwa none bakubwiye n'uwo ari we barambwiye n'uwo ari we happiness kumbe uko Imana icyo yasezeranye kiza gisohora n'ikitanze ndavuga ngo Imana ye mw'ijuru takindi gisa nayo twoshaka twoyizera igihe wagwaraga wumvaga gute kujya nyine abantu barwara muri ya minsi warwara ikigutangaza inda happiness sinayirwaranye nagize irekwe kandi nagaze nje kuruka kavuga ngo Mana ushimwe kuko nanje kaza numva ifyeri abandi bo baba bumva ko bagwaye bakarinda kubafata bajana kwa muganga bagize bate hagaze habwo inza nibuka ko rimwe nicaye muri toilette saa 8 ziragera wow hayindo uharuka ariko ukazubikora n'ibyishimo kaza nama numva ibyishimo wow kavuga nti kunaje iki gihe kingezeho naje ko ndaruka ngo ndatwite niyo ngwara ya mbere nje numvisha umuntu azayishimira uko naje ndatwite uko nindi hahindukishe ngo ndatwite kaza nabangira ngo y'abantu bose bamenye ko ndwite wow nuko ikindi kintu cyantangaje narakoze kugeza ku munsi wanyu uha uja mu kazi paje mu kazi aho kwa muganga baguhereza itariki baravuga ati kuri uyu munsi uzaza ndibuka ko nahagaritse akazi kuwa 2 nzara kuwa 5 aho ndashaka kumbwira ukuntu wagiye kwa muganga bakubwiye ngo ugiye kubyara itariki genda kwa muganga kubera ko njewe bari bambwiye ukuntu nyene bari barambaze barambwiye ati kubera uku bari barakubaze tushobora kubyara neza tuzakubaga nama mvuga ngo uko bizogenda kose ntacyo bitwaye azaba umwana ndagenda uwo munsi usohoka mu nzu gutya tusohoka mu nzu twembi hari kuwa 5 none ngo tumara tuza tukavugana ese ngiye kubyara ngiye turakenda uzogarukana umwana mu by'ukuri naje kwemera inza nibuka ko n'ibiryo kugira ngo ndye nari yamaze by'umweru 2 mzaye aho ushitsi yo ngiyo gano no kukubagaho bazabanza akagusinziriza ngira ngo bazafurizinga igice cepfo okay noneho kuko inza nibuka n'umuntu twari turi kumwe n'ubara hari azabona na kino kiganiro bamaze kunkuramo umwana none uko umwana azarira ndamubaza ngo sico niki wumva urusa umwana ararize ndabaza ngo sico niki umwana nyabake wanje noneho ngo amare abaganga nabo atese ashobora kuba yagize ikibazo kuko yari nkaha umuganga nawe ari aha ngaha noneho ngo amare ndabaza kandi ngo amare mbaza mucongere n'umwana wanje ati noneho ngo amare aramubaza ati se kubera ko uno muntu abajije gutya arabasobanuriye noneho ngo ambwire gutyo ndarira sinarijijwe n'agahinda narijijwe nuko Imana izivuga igasohoza
bidashingiye kuko twebwe abantu tuvuga nuko dutekereza. Mbwira ukuntu byagenze noneho bwa mbere gutyo ubonye happiness uravuga ati uyu nguyu n'umwana baramusingirije mu kuri kw'Imana ya Isiraheli. Numvishe nkaho ubwenge bwanje buzubangana. Sinamenye ukuntu byagenze gusa usibye ko nagarutse vuba, ariko baramunshi kujya bazashira umwana mu gituza ngo numve ngo nsindeho umusaya, numva ko njubangana mu bwenge gusa agatima kamaga kubita ndavuga ngo wa Mana ya Isiraheli mu mutima wanjye ureke mbane n'uno mwana ko nariko numva ubuzima bwanje busa n'ubwahagaze. Ndashima Imana mu by'ukuri kuko haleluya yakoze ico kintu. Imana ya Isiraheli izisezeranye igasohoza. Jewe ko ndumva ibintu byinshi nkumva no ibibazo bibaye byinshi kandi iki kiganiro kiza kigeze igihe kimwe kikarangira, ariko nkama ntekereza nkumva agaciro k'abana twe twarabagize tibyanyura muri bene ubwo buryo. None kumva ahantu umuntu abyara umwana ukamumva ubwenge burabuze. Yeme dukunda abana bacu kandi tubiteho kandi tumenye ngo n'umugisha uzutangwa n'Imana gusa. Noneho urumva happiness ndamubyara ndamwishimira ndagira ngo namwe byishimo mwarabigize ahantu hose kandi umuntu wese wumvise ayo makuru niho hantu nabonye umuntu abyara nabo duturanye umuntu azabura umwanya wo kuja kubareba. Umwana avuka imihana yose ikamikorana bakavuga ngo bagende baje kureba uwo mwana kandi icyo kintu Imana izisubiza neza. Iyo yavuze ngo igusubize izigusubiza neza kandi bikaba byiza. Bwira abantu bahaba dukurikira ubu nyine bahaba reba kino kiganiro twatuganira wenda bashobora kuba bari muri ca kibaya wavuze wabayemo cy'uburyo bwari bwo bwose ashobora kuba ari ukubura umwana cyangwa se bikaba ari ikindi kibazo afite ariko afite isezerano Imana yamuhaye. Niki cyagukomeje muri runo rugendo wabwira uriya muntu nawe kugira ngo avuga ati naje ico kintu cyambere ubuhamya nahagararaho kugira ngo nkomere nzaruhengere kuri ca kindi Imana yavuze. Kuko ndaguciye mu ijambo urya mugore nakubwiye yagize gutyo nubwo byari bimeze gutyo umunsi yumvishe kuko Yesu aje baravuga ngo Yesu aciyeho ahangaha yamayirengagiza za ndwara yari yagwaye ya myaka 12 yirengagiza amategeko yari ahari kuko atagomba gusohoka ngo agere mu bantu aravuga ati ndagenda kandi ninamara kumukoraho gutya gusa ndaza kuza gukira. Ngaho rero mama bwira abantu badukurikiye bashobora kuba bari muri ico kibaya kugira ngo ubahereze wowe nawe ca kintu cagufashije kugira ngo ubuhagaze none. Reka mvuga kandi kantu gatoya. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Urumva ico happiness yaravutse ngo buce ntwarinda yuno muhungu musaza wumukurikira niwe wavukiye mu bitangaza gusumba ibya happiness yavukiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Natwaye inda yuno mwana yuwanje wa kabiri kuva munsi namenye ko ntwite bahise bampagarika ku kazi narakoraga noneho kubera ko yazi ko gushaka kuvamo nako nkira aho ngaho hagati ya happiness nundi na musaza we havuye mu indinda. Noneho nyuma y'iyo nda ndasubira ndatwita mbega twitinda yuno muhungu ufite niho nagize ibibazo uzi ko nabyaye ntazi umwana twite. Wow. Yaje surprise mu by'ukuri ni kako mama Beni we arabizi narabimubwiye cyane naratwite ngo buce ino ndayirwarana. Imana ihimbaze. Amen. Mu by'ukuri muri iki kintu reka mbwire bene data hari abonze amazina ariko ntari buvuge twari kwararushe tugira urubuga rwacu rw'ingumba rw'abatarabyara ni benshi abazakubona bo benshi n'abatakuzi hari inshuti zanje hariho bamwe bari mu Buholandi hari n'abandi bari muri Australia hari n'abandi bari muri Amerika. Bene data ndabizi kuko agasozi muriho karacagoye cyane ariko wibuke ko Imana yanogereje tiyankubitiyemo ngo usige bitanoze yaranogeje
imana yangiriye neza njewe Nyabiro ikampa abana kitwa mama runaka nawe izabaguha amen tucike intege ndibuka ko n'igihe mzaye happiness hari umuntu wanyandikiye w'umunyarwanda tazi arambwira ngo ikibazo wari ufite uko niko icanje kimeze kandi umbabarire uzonsengera Imana ndabizi kuko azareba kino kiganiro naramubwiye ngo ugende Imana yangiriye neza nawe izakugirira neza kuko twese zitureba zitureba cyo kimwe cyane bene da ndabihanganisha ndabizi kuko muhamunyura mu bintu byinshi ndabizi ko muhamunyura mu ntambara nyinshi ndabizi ko muri mu mataba no mu mazi menshi ariko uzutekereza ngo undebenje jewe Nyabiro ibyo nibikeya navuze muzongera mubona ubundi buhamya bwongera kuri ubu Imana yangiriye neza jewe kampaya ano mabere yanje konse ayo yawe azonse ntacyo wacumuye ku Mana cyo tumutonsa kuko Imana mu by'ukuri twese zitugirira neza kandi ntizigirira umuntu neza kubera gukiranuka kubera umuntu bwaye nibwo duhererwamo ibyiza ndabihanganisha ngo mugende mukomere ku bibazo muhaye muhura nabyo mu ntambara murimo mu gutukwa kuri guhari mu bibazo byinshi cyane hari abo tuza tuganira hari nabo tutaza tuganira ariko nureba kino kiganiro uzusenga Imana uvuga ngo wewe wibutse Toto na Nyabiro natwe kuratubona rwa ruganda Imana izikoresha tiyarukoresheje hano kwa Toto ngo izosiga iwawe n'iwawe izo bumba zo kubumba zirahari ku Mana kugira ngo nawe kubumbire kuko natwe yatubumbiye Imana ibahamugisha murakoze cyane nukuri ndagushimiye ndacagera kuri papa hano nawe mubaze ariko ndabashimiye namwe abaha bareba hari ibintu byinshi nawe ufite ibyawe wakuyemo ariko urebye ukuntu uyu mubyeyi yagiye ku baganga bose imyaka 17 sinzi we wiyumaze imyaka 17 ategereje ibyinshi arabivuze bijanye no gutegereza wowe ku bwawe ukavuga uti ico Imana yanteganyirije reka nkirinde kandi cyane abibwira mwebwe abamama nanje ndi umuntu w'umupapa reka mbwire abapapa bahabumva nkihanibuka mumere nk'uko uyu mupapa yabaye muri runo rugo tiyati ntege tiyava tiyatandukana n'umugore wiwe arashikama arakomera none ubu ngubu happiness abicaye hagati baranezerewe n'umwana w'umusore uryamye hano hejuru nabo baranezerewe kandi ngira ngo hari uko mufite ibyiringiro ko hari abandi bana Imana izabahereza dutegereje impanga bategereje ndetse izaziduha n'abana benshi bazavuka muri uru rugo nawe icyo gitangaza ucizere Imana izakora nubwo byatinda gute Imana izakora umbwira ukuntu izi nkuru nziza wazakiriye urakoze cyane nongeye kandi kugushimira kuko wabimbwiye ibi ngibi jewe kuva n'igihe tuzaye umwana n'ubuhamya natanze navuze ko ntabwo Imana yabikoreje ahubwo yabikoreye bagenzi banje bahuye n'ikibazo nk'icaje kugira ngo babashe kugira umutima wo kwizera babashe no kugira umutima wo kwihangana babashe no kugira umutima w'urukundo kuko ibimaze kuba kintu cya mbere Imana nari umunywi w'inzoga cyane ariko nagiraga ijambo rimwe ruta yandi nakunda guha umugore wanje kandi bikomeye amen naramukundaga kera amaze gukunda umuntu habe no ngira ikibazo kimeze gute urukundo kugenda ngo ruzaruza mu mbuto za mbere kabisa ye wamaze kumukunda habe nubwo kubwira ngo bimeze bite habe nubwo kubwira ngo ni gute ndaye nubwo uvuga ngo uzofrenta abana kera urukundo wagiye imbere uzobona ndakinza rusimbuza naramukundaga Paulo yaravuze ndaguciye muri uvuga koko ndumva notinda noza kwibagirwa aravuga ngo avuga urukundo waje kuvuga urukundo yamavuga ibindi byose mwaciyemo urihangana tirubikira inzika donc nirwo rushobora gushoboza abantu mu myaka mwanyuzemo 17 urumva kuko wenda wari utaranaba nta nubwo ari n'umukirisitu wo kuvuga ngo cane hari ubukirisitu bugufasha ariko wafashwe n'urukundo rutuma urugo rwawe uruhagararaho ugeze igihe ubu nyine bijya mwitaga ibibazo byavuyemo amashimwe uhaye uvuga ngo nayo abantu babakurikiye yego rwose kuko mukumukunda nageze bimubwira kabibwira nabandi kamubwira ndamukunda
kandi nkavuga ngo uzokomera ndagukunda kubura abana ndagukunda tuzopfe ntabana nimba Imana arabonye ngo tuzopfe ntabana tuzopfe ariko Imana izi nzadoza abana tuzobabona icyo kukwijeje cyo sinzoguta sinzoguharika sinzokubyara umwana iruhande tibizokunda izo ntibirimo muri iki tuzosaza uko Imana yabishatse ariko ari ikintu kizakineza cyane data yambwiye ndi Bujumbura data avuye Minembwe gusura yambwira abantu badukurikira ahangaha tuba twubaha ababyeyi kandi twumva amagambo y'ababyeyi kurya umubyeyi akubwiye ikintu uzogitindeho kandi uzocuba kandi uzagikunda data araza ni umugaturika n'ubu aracyari umugaturika data araza musohokana mujana ahantu ndageneje kumwicaza ahantu nyine hari Bujumbura twicara ahantu nyine mu kabari turaganira n'umusaza arambwira ati mwana wanje wahuye n'ikibazo cyo kutabyara kandi gikomeye ariko ijambo ngiye kubwira ko umubyeyi wawe ngiri uzirinde nimba uri umukristo waramenye Imana uzirinde gushaka undi mugore icya kabiri uzirinde kubyara umwana iruhande icya gatatu ni ukwirinda ko bimbwira icya gatatu uzore kupfe k'umukristo ampeza ingero z'abantu bashaje ari ntabana ariko n'abakristo bapfuye neza nk'abakristo bari hangahe arambwira ngo ushobora kubyara undi mwana hanze kugira ngo urebe ko ubyara umwana kurya uzaye umwana hanze akaba uzo gutera agahinda kurusha uko wabavuze kuko nyabiro namurera nk'umwana we tuzonyurwa namukubita nk'uko wakubita umwana we uza ngo wakubita umwana usange ubaye muri ako gahinda iyo jambo rya data ryamara inkubitamo none risangwa nuko nari nkunze umugore none data gusubira iryo jambo birushirizaho umuntu imyaka twabanye yose n'umugore turivuza turagerageza uburyo bwose uko bivuze kugeza ubwo nyine abantu duciye intege twahuye na challenge zikomeye cyane nshatse kubwira abagabo bahuye n'ibibazo cyangwa se abamama muzokomere ku ijambo timukaze mu magambo bavuga iyo abantu bakuvuga nabi iyo ugeze hari igihe Imana izi gushira mu gace kuvuga nabi ariko biza bikugeza kuri amasezerano twogera ku masezerano utaciye mu bibazo bikomeye ntabwo wotsinda utarwanya oro iyo uje gutsinda no kwanza twarwana intwaro ya mbere gutsinda cyane mu rukundo kunda umugore wose ibyo abandi bakubwira iri ahiriya ngo wabuze abana wumva ukomeye biki na biki bizima amatwi ukunda umugore wawe nukuri ndakubesha nakundaga madamu waje kubera kumukunda no kumwihanganira Imana tukagezana Imana irengeje yose ari uko nagize abasengesho menshi abantu bagumye kuza kunsengera benshi kuko muzamubona nza mpinga abantu cyane hari abantu baduhanuriye ngo sinza mpinga bose hari umusuzi uganuruka bumva arakubwiye cyangwa ubundi arakubesha hari abantu bambesha abanyamasengesho benshi bakamaza bakamambesha ibintu kandi ukamubona ko bambesha bakamaza ikimenyetso ni kandi nkamubona ko bambesha ndavuga umunsi umwe atari komana ko umunsi warangije ku musaraba ko cya gitambara cyari ko cyatabutse mu ndoze mu shikire wabinerese ko nzobyara cyangwa ntazobyara nyabiro ndamukunda uko ni kuko mba yasenga ikintu ngira nasenga zo kumva ubone herere senga cyane ariko nkunda gusoma Bibiliya kugeza no munyine nkunda gusoma Bibiliya kandi cyane kugeza no munyine nkunda gusoma Bibiliya ariko izo Apolose utawusirimbaga ari imbere ngo umuguruka bazamenya ko umuntu ariko nkunda gusoma Bibiliya njewe ndagenda nk'Imana ndayibwira ngo Mana nimba nta mwana z'ubuntu abantu bamukuza kumpanura bavuga wowe bamwe bakaza bakabisha bimbwira umunsi umwe nyamye mu ijoro nenge ngisinziriye umuntu yamaze aramzusa n'umugore umuntu yamaze aramzusa anyereka umugore atwite amunyereka afite ndakuriwe tugiye ku bitaro mpamagara imodoka taxi sinane ko nzomujana mu yanje nari nzi ngo tuzahamagara taxi imujana ku bitaro kiri muri Afrika we irabinyereka bizosinyira ko umugore yabaye umwana ndamubona mu bitaro namuretara hejuru ndavuga ati Imana yarashubije ahasigaye uzogubwa neza none nawe urabyiboneye nama mzibona naje nyine nico gihe nasubiye kandi kumukunda kurushirizaho none ndavuga ntakingi intege ariko muzukuri abaduciye dutuka abatubwira amagambo atari meza kino ni ikibazo kutarahuye naco ni umusara ndibaza kuko kubura umwana ari umusaraba wa mbere no kwisi wotunga ibintu bidafite abana ntacu bimaze woramukuga kena ufite abana ni akamaro gakomeye cyane ariko gukena no gutunga udafite abana
biragatsinda ni ikibazo gikomeye cyane bibyababwiye byo mu by'ukuri wabona umuntu ushaka umugeni ukazana umugore akamuha umurwayi agishamuza icyo gihe nanamutse no kuvuga gute wenda kirda nuko atarugukabisa wenda kirda nyoni n'uburyo gompuha gucyaga mangu nubwo umukunze nubwo udafite kumureka nubwo ugize gutari kukama wumva ko wumva kinjewe ndafite umugore nkuwa abandi bagira ukuvuze niko kuri niko natekerezaga nageze ngo komana ni gute nobura abana n'umugore akabumurwaye nageze ngo ahubwo mukize basi nzohura abana ariko agira ubuzima umuntu yoshaka umugore akabura abana ngasubira kandi akabumurwaye akabura ubuzima bw'umubiri niki no gucumbuye w'amana umwana nukamba ngenda mu biri gucyo mbantekerezo ngibyo bikambamo abe no kugihorya n'ibiryo ukabirya utahaye wumva guyavyo ntacuza no kumara mu mubiri nageze nsigara ngera kugira gusanga ndebe ukunda apfa ariko takigira ibitekerezo takiri umuntu ariko byose cyafashije nukuri ko Imana uri kumwe nakunze n'umugore gusa cyafashije muri zose kuko igihe yamaze kurwara bwa mbere kuko bivuze tuzura gura nawe nabo bantu bakubwira ati si umugore muzaniye iki muzanye utabizi gituma utabanje ngo baze kandi warabajije waramuzanye babizi warakoze ngibyo abandi bakoze ariko ndavuga ngo nimba ari Imana yabonye nimba ari Imana yabonye uyu turi kumwe nawe kuzogaza ubwo Yesu azacunwa muri isi kugeza ubwo twarashe tubona abantu cyo twaje gukora ikiganiro cyangwa se buno buhamye nanyuzemo nzashaka kubwira umuntu wese utarabona abana kandi batarabona mu byukuri mugende mukomere kandi mwihangane kurya wihanganye ngo azageza ku ntego ariko utihanganye kujya nyine uzunanirwa je twa benshi ingo ziri mu gusenyuka kubera kutihangana ariko ikintu cya mbere no kwihangana mu buzima uko wamyusa nk'utanga ikindi kiganiro kuko kandi gishasha niki ingubu nyine 50% hano muri North America muri Canada no muri America ingo 50% ziri mu gusenyuka kandi zirimo n'iz'abakirisitu kandi bahaba bapfa ibintu tuvuze kuko abana ari cyo kintu kinini cyane cy'ikibazo cyotera urugo bahaba bapfa ibindi wenda amafaranga uburyo bavugana ibindi n'ibindi niki kizacubaka urugo ikizacubaka urugo ku giti cyaje uko nzambitekereza uko nzambibona ndishingira cyane wakiye ni urukundo muzukuri takunze ukunda umugore wawe ngo numara umute umugore mwashakanye mukabyarana ngo numara mugize ikibazo giturutse wenda ku mafaranga cyangwa kivuye ku zindi mpamvu cyangwa kivuye mu miryango ngo kigutandukanye n'umugore wawe kuyo ntarukundo ufite ariko umufite urukundo ugakunda umugore kuko nta wundi uyu ngo yarandutira data uyu ngo yarandutira mama aho ubonyine ndi data ntaza hondi ubuye no rwazwa nande ubuye ugira ikibazo no kikemurirwa nande iyo shonje ntugaburira simvuze ngo data simukunda mukunze n'umubyeyi wanje ariko ubu nyine wanyita ngomba gweza urukundo rwanje rwose n'umugore muri make urukundo nirwo rwubaka cyo kintu cya mbere ubonye urukundo ufite urukundo ruke ku mugore wawe ukimukunza ku mugore wawe umenye ngo no gusenyuka ugomba gusenyuka ikintu cya mbere ni urukundo kuko nubwo umugore gwemukira gute nubwo umugabo gwemukira gute ariko umutima wamukunda apana urukundo ruzovuga ngo urukundo rw'inyungu ku muntu ari inkundo sigaza arabaye kugira igakunda umuntu kubw'inyungu umushaka wamara kubona ya nyungu ukamuva kunda umuntu wumve kuko n'ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe ariho biri kuko iryo jambo sinzi nimba uzubivuga ubishingiye kuri Bibiliya cyangwa byarabaye umugisha wakugezeho nico ijambo ry'Imana risaba abagabo ngo ukunde umugore wawe kuko Kristo yakunze itorero ngo maze umugore nawe akugandukire hari hamwe abantu bazabumva ko ari agace gusa wenda ko kuganduka ndetse ugasanga ko barasaka ko bamwe kuja no kubirenga bagaja no kubisuzugura ninde muntu utagandukira umuntu wamukunze ni kuzubona mu rukundo kuri we iyo wamuhaye urwo rukundo rwose uzubona azabifata gute ko ndakubwira ngo iyo namuhaye urwo rukundo ndasomye ko ijambo bambajije nabisomye muri ibiri hari ibintu bimwe nje ntekereza ko gusoma Bibiliya nje sinonze ngisoma cyane kurusha abandi ariko gato yanza nsoma hari genza ngo wenda ibintu ntagomba kubisengera Imana
hari ibintu mugomba gufata mu decision wenyine tugomba gusengera mu Imana kuko kuvuga ngo Bibiliya iravuze ngo kunda umugore wawe mbisengera Imana nyumvira Imana ngo Mana mpeze gukunda umugore wawe ngomba kumukunda kandi namushatse kandi Bibiliya binsabye n'itegeko rirahari n'itegeko n'itegeko Bibiliya yasabye reka nonje mbigerageze reka nkunde uwo mugore nzorebe ingaruka zazo nzorebe urukundo nzomukunda nimba ingaruka zazo zoba zibi cyangwa imbe zoba nziza nashingiye kuri kuko n'ubundi mu busanzwe nkunda gusoma za Paulo n'ukunda cyane nagendeye kuri iryo jambo iri jambo Yesu yakunze itora rigitangira nuko n'umugore wanje nkamwitangira Imana zamutureka ibi zanditswe n'ibinyoma Imana minda bamwicokera namamukunda kandi kayimubwira simukunda usonke kumwereka kamukunda kayimwereka kandi mubwira kandi nawe kubera izo mpavu bigatuma nawe ankora icyo nshaka akanyubaha akananyumvira muri byose habe nubwo nukora amakosa ameze gute urebe nko kuvuga ngo bagine umugore yageze kunda yarumye amasengesho cyane kwanza ko yazasenga yagiye agabanuka yageze asenga we no kujya gukomeye akimushaka kubera ko wageze amara aricaye muri salo cyasenga ukamukera noneho jewe nkaba mu inzoga habe nubwo no hari gikunze nasinda kaba namubwira atari ku mugore utarabyaye fundi banica ambwira ati se nukubera kuzuja mu nzoga asinda ukaza gutya ugatinda we uzumera kunto ustakare uza kumunzoga bwiza nanga kamubwira atari ku bundi umugore utarabyaye himbaza kwicara ndongere kuzi ko ntagace ute mu muryango ariko bwace mu gitondo nafa kumara karaba tiye umbabarire nare nkubwiye nabi tinda gukunda no kujya gukomera cyo kujya hari igihe utuga gatatu umuntu avuga kandi ukunda bivuze imbere y'Imana hari igihe uzaze mu nzoga kabanza umuzomvugisha ko bintu zo kwikiza akaba no dusangira inzoga bakaba nabo komeretsa nabo kundi kubera utagiranye n'abana zatuma ugasanga umujinya wamutuyeho ariko navuzuka mu gitondo ijambo rya mbere hari ijambo nare nkubwiye nabi warankore nashyize cyaro umuntu naje mugore utarabyaye nzana amafukama nguyu hano kamamfukama nkamubwira ngo umbabarire narayenguhemukiye umbabarire icyo ngwerese gusa ndagukunda nico cyacu twubakana nyabiro Imana ikabatugeje ku kintu niyo mpamvu naje amakosa nagize yose yari yambabariye kandi ikintu cyose nokora kibi cyose haza kubera icyo namweretse biza nicyo tatubanye neza nawe kandi tubanye neza mu buryo bwiza nza nifuza nyene mba kuri suku irata nza nifuza nyene mba nyene umugore wanje yaba ariko abantu bose banye n'abagore ba ndarwo gusanyuza urukundo nkunda umugore wanje yaba ariko nawe nundi ukunze umugore cyangwa umugore akaba kugandukira tango zosenyuza sindi umunyamasengesho cyane ariko nza nifuza urugo rwanje ko mbayeho nza nifuza ngo ko n'izindi ngo zari zibayeho yaba ariko zari zibayeho simba n'urugo rwasenyuza n'urundi kuko izande bakareba ikitarantandukanije no tarabyarana ubonye habe nubwo biko kubita ngo imeze gute taje tutandukanye kese urufu ubwonye n'Imana yavuze ariko nta kindi corega ko rwa rukundo namukunze tutarabyarana kugeza ubu nyine ubona tugiye gutandukana uko imbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana n'ijambo sinarinzi aya magambo uvuze ubu nyine sino yaguketseho ukuntu yavuze nabonaga wicecekeye nyine tugatera amablage tugaseka ariko kumva ukuntu uvuze n'ubwo buremere uvuze woza muri Edmonton ukamugweza microphone ukabwiriza iryo nyine ku cyumweru aha ngaha abo twateranye nazambwiriza iryo jambo ryo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo kuko ari kugira urukundo no kubana n'abandi neza ko bikurikirana aho ngaho uba wasenye byose urukundo sezgo rwaduhaye Imana urukundo sezgo rwaduhaye Yesu urukundo sigo Yesu adusaba kugira ngo twubake ntirurababarira rukuraho ibintu byose ruzana kwihangana Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana yo mu ijuru ibahereze ibyifuzo byose mufite izakomeze ibibahe kandi nzi kuko mufite kwizera kuko muzabyakira kuko nibyari gikomeye muri urugo Imana yagifashe ikakibasingiriza amaze mumenye ngo ibyabashitseho n'ubuhamya Imana ashaka kugira ngo nubwo byari bigoye nubwo byari biruhije hari abantu ibihumbi kandi uko mbabwiye nicaye muzabireba kuko ushobora kubireba kuri no video uzareba hari abantu ibihumbi bazoreba ino video
bazogira ico bayivugaho kandi zabubaka. Hari amakuru amwe tuza dusoma muri Bibiliya ukaba wavuga ati aya ngaya nyine nayacagihe ubu nyine ko turiganirira n'abantu babibayemo. Batasenye ngo nuko batabyaye, batasenye ngo nuko banyuze mu bukene, batasenye ngo nuko byagenze gutya ngo uyu nguyu uyu yarakijijwe uyu ntakijijwe uyu yaraja mu nzoga uyu ntazijamwo, ariko bagakomeza bagahagarara uyu munsi mu rubuhamya bw'abariya bose babwiye n'abandi bose bazabumva. Gira ico ubwira canyuma abantu badukurikiye muri uyu mwanya bijanye ikintu kiri ku mutima wawe ushobora kubwira abantu badukurikiye mbere ko turangiza ikiganiro. Urakoze cyane kumpeza uwo mwanya. Icyo nshaka kubwira abantu badukurikiye mu by'ukuri ndababwira ko njyewe nitwa Toto, ariko nahuye n'ikibazo cyo kubura abana imyaka miremire, ariko insinzi ya mbere nabwanishe y'urukundo nakunze umugore wanje, bituma mwihanganira. Insinzi ya kabiri yatumye Imana imfasha ndatsinda, ni insinzi yo kubwirwa amagambo menshi ukayirengagiza. Ico gihe umuntu wese iyo wabuze abana, ndakubwira abo babuze, umuntu wese uzokubwira ijambo ritakunejeje uzamenye ngo ico gihe Satani yamukoresheje tabakwanze, ariko Satani yamukoresheje. Uzamenye ngo uzaburi mu ntambara ugomba guhura nasukura ngo uzogere kuco ushaka kugeraho. Ndasura kandi nkubwire na wa mugabo cyangwa se umugore wawe, uzokunda na umugore wawe cyangwa uzagandukira umugabo wawe, na wa mugabo urimo gukunda umugore wawe nukuri kw'Imana. Kandi Imana hari ikindi kintu mumbabarire ngiye kubona no jambo, hari abantu benshi bamugura na kino kibazo bagahora n'abanyamasengesho batandukanye, bagahora n'abanyamasengesho benshi muri iki gihe cy'imperuka. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo abahanuzi bazuba benshi kandi bazaduka bibinyoma, bazahanura mu izina ryanje, bazavuga byinshi mu izina ryanje, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Ndababwiye ngo abantu mutarabyara mugifite uno musozi twanyuzemo, hari abazo basenya akavuga umugore wantazobyara burundu, kuko bigeze kubimbwira. Hari umunyamasengesho wambwiye umugore wantazobyara burundu azadafata azabyara, ndamubwira ngo urakoze, ariko ijambo ryanyubase nuko nakunze umugore wanje, n'ijambo nasuye muri Bibiliya rinkomeza, kuko Imana nizifunga, iyifunze tawufungura, kandi ifunguye tawufunga, kuko Satani tifite imbaraga zo kukubuza kubyara. Satani zo mbaraga zifite, Imana nifite izo mbaraga. Nimba utarabyaye uzobwira Imana ngo ukwiye gutambeza abantu niwo wafunze, n'Imana igomba Imana yagufunze, ntabwo ari Satani yagufunze. Kabambwiye utarabonye abana ngo muzukuri nimugende mwihangane kandi mukomere, kandi mukomeze musenge, kandi munashima Imana kuko mwahuye naco. Iyo huye n'ikibazo uzugishimira mwimana ko naco naco kiza kiguheza gukomera no gutera indi ntango mu kumenya Imana. Igihe cyawe nikigera tikizarenga, Imana izoguheza ico wifuza n'ico wayusaba. Nashimira cyane cyane mu mutwaro twagize abantu batwitangiye, ntibagije Pastor Sosteni, ntibagije na Pastor Rugero, ntibagije na Nyirarume Ruvumera, ntibagije na Christina muri Burundi wadufashije, ntibagije narira watubaye hafi. Imana yo mu ijuru izoba umugisha, n'abandi bose badusengeye, kandi muzokomeze mwihangane, ibyo mwakoze Imana izobahera umugisha. Murakoze cyane. Amareka nkubaza ikibazo kimwe kuko numva ko gihuye n'ibyo twaganiriye na Papa Happiness, ikintu avuze kijanye n'urukundo. Hari ibintu bibiri bizabyubaka urugo: urukundo, umugabo gukunda umugore wiwe, n'umugore kugandukira umugabo wiwe. Ese hari isano bifitanye? Ni gute rero gira umbwire ko avuze uku kuntu avuze nibyo cyane niki byagufashije nawe gukora inshingano zawe? Murakoze cyane. Icyamfashije mu by'ukuri icyo gihe cyose twabanye nyine ari umusinzi, yari umunywi w'inzoga pe, kandi cyane. Ariko kubera ko yanywaga inzoga ankunda, yageze aza nyine akambwira nabi, ariko yambwira nabi kubera ko nzi ko ankunda. Mu by'ukuri ntiyageze ambwira gutyo kubera ko nyanga, kandi nyine yageze azinywa bumwe akambwira ati ubundi bwose tubanye gute nawe, wabyaye abo twabyariye rimwe ntubona, uzi ko abo twashakiye rimwe uzi ko bashingiye. Ni ukuri kabisa. Urabona imyaka 20 iri ya ruguru iwacu kabisa, uwo twashakiye rimwe. Yego
horashinga ariko nanje nagerageje mu buryo mu bushobozi bwanje mfite bwo mu bwenge nanje nagerageje kumugandukira uko nari nshoboye nageze nakoshe nimba yanakoshe kandi nimba ari nje wakoshe cyane niwe ukunda kunsaba imbabazi akabona kandi nimba nanakoshe njewe bumwe sinduhe nanabyitaho ariko akansaba imbabazi akambwira ngo kugira ngo tubane neza tugire amahoro n'ibyishimo n'umunezero akansaba imbabazi burya gukiranuka no kubwizanya ukuri no kubahana nicyo kintu kibaho cyubaka urugo gukiranuka kubwizanya ukuri kubahana ibyo bintu birubaka hari ikindi waba uzi c'inkingi ikomeye ituma abantu babasha kubana ndetse bakanabana no mu bibazo cyane nimba njewe ku rugero mfite ikibazo sinkacihererane ugomba kukibwira umugabo wawe umugabo wawe ikintu cyose mugomba kucigira hamwe mukavuga ngo se kino kintu kimeze gutya twugifata gute mu by'ukuri ntituvuga ngo turi abamarayika simvuga ngo ndi umumarayika nibyishiza ngusha kurusha iki ariko mu by'ukuri kubera ko nkunda icyo kintu bigatuma cyihanganira ndi umunyamakosa menshi ariko tuza tumara tukicara tukavuga ngo iki kintu hano nticyagenze neza nimba ari wowe wabashije kukibona mbere iwe akancaha akambwira ngo iki kintu kubera ukunuku iki kintu ntikigomba kumera kandi kubera urukundo agukunze ukumva kubera ko ankunze mu by'ukuri nzangerageza sinovuga ngo ni 100% ariko nzangerageza oya ikimenyetso cayo testimony yayo ni uburyo mubanye urukundo mukundanye ni uburyo mureza abana banyu uko nshoboye kose nzangerageza Imana ibaha umugisha asante hari icyo wumva nawe wavuga kindi haba kuri ibi ngibi kuko twaganira ibiganiro bibiri kandi muzayibona ni nka bibiri hari ijambo hawumva nawe wavuga ryaba kuri ibi ngibi by'urugo kuko icyo ni ikindi cyifuzo dusengera muri iyi minsi cingo zifite ibibazo ariko twicaranye n'urugo ruri kumwe kandi runezerewe twabibonye kuva twinjiye muri uru rugo hari icyo na kindi nawe wavuga wenda urangiza mw'abantu batarabyarana mwihangana muzabyara njyewe hari umuntu wigeze guhanura kandi atuye ahangaha muri Canada simuvuga atuye hafi aha nugira gutyo ukuntu wamubona yamavuga ngo kubera njyewe ibyaha nakoze Imana yamubwiye ko ntazabyara arabikubwira cyabibwira abantu arabivugaho njyewe nari ahantu mu cyumba gutya noneho ngo umugabo wa Gerardine ariko ndamwumva ngo umugabo wa Gerardine atuye aha niwe wamushubije aramubwira ngo uvuze nabi Imana kubabarira Imana ntizitanga kubera gukiranuka aravuga ngo kubera ko ngo nakoze ibyaha icyo ngo ni igihano nahawe n'Imana mbega ngo sinzabyara iwe ngo niko Imana yamubwiye ntimutikite mu by'ukuri hari abahanura hari n'abandi bahanura bivana n'amarangamutima yabo hari n'abandi bahanura kugira ngo basebye ca kintu kikurimo kugira ngo babashe kukigukuramo ndacyabaho ubuhamya bwinshi cyane jewe bwagiye bukora ku buzima bwanje bwa kiroho byenda hari n'abashobora kuba babizi byagiye bigeraho ariko ndababwira mwebwe munkurikiye hari abahanura bivuye ku Mana hari n'abahanura biva ku marangamutima yabo none se Imana yarivuguruje iravuga ngo kubera ko narabyaye ubu nyine mfite abana mfite umukobwa n'umuhungu wihangana uzabyara tukite kuri abo hari abaza batumwe n'Imana hari n'abaza batumwe na shitani
kuko imana ntizibeshe. Satani niwe uzubesha. Satani niwe uzukorera muri wa muntu kugira ngo akubeshe. Ita ku cy'Imana ivuze cya kindi kuganiriza cyane cyane cyo ngusabira. Bana neza n'umutware wawe. Mwubaka urugo rwanyu, mwibumbire hamwe, muvugire hamwe. Naho ibindi byose kuba Imana yaranogereje niko n'ubundi navuze. Kuba ntiyasize bitanoze. Yarabinogeje biraza ubu nyine birera ni byiza. Iryo ni rishasha. Nari nsigaye numva abantu bavuga ngo Imana ngo kereje kunkubitiramwo, wewe gukubitiraga muzigarukiriza haga. Jewe sinza nkoresha. Wewe yaragufashije irahura birera. Tuzi ko wagaze ugira gutyo umuntu yasanga kurahura cyangwa kurashokora agafata umuhina akagukubitiramo azasiga bitanoze kuko ndaza gukubitiramo ngo binoge aza kubitamo agakubitamo gato yakigendera ariko njewe Imana yaranogereje ako ni gashasha kabisa ndagataha Imana yaranogereje tiyankubitiyemo yaranogereje kuba yaranogereje nawe uzakunogereza amen mu byukuri gusa muvuge rumwe intege nke za mugenzi wawe uzihanganire iz'umugabo wawe nawe wa mugabo we iz'umugore wawe uzihanganire muvuge rumwe ndabizi kuko Imana izabanogereza kuko naje yaranogereje kandi yanogereje atari uko nkiranuka ariko kubwo yavuze gusa yaravuze ngo njewe aya mabere yanje bisubiyemo ngo azonse aracukije karonse azongera acutse yongere kandi yonse amen mu byukuri ndashima kandi ndashima Imana kuko wa munsi reka nshimire Pastor Patrick wa munsi mwakoze ikintu cyiza cyane baraje mu rugo twari duvuye mu giterane bazana ishuka bazana na Bibiliya ngo barangize barayinkikiza wow kwa mare basenga Imana ya Mana mwasenze yarasubije ndizera ko ubu nyine mwaje muje gushima ubushize mwaje muje gushima none mwagarutse gushima muracyagaruka gushima amen kuba Imana ya Isiraheli itarabakojeje isoni wibuka ukuntu mwazanye ishuka bayizingiramo Bibiliya ngo bamare kuyizingiramo Bibiliya barankikiza ngo bamare kunkikiza barasenga Imana jewe sinasenze kubera ko mu byukuri naringeze ahantu sinaringa isengera Imana ngo uzampa umwana nari maze ikintu cy'imyaka 5 hafi ya 6 sinaringa isenga Imana ngo uzampa umwana nagaze ndondagura amazina y'abadafite abana abo twashakiye rimwe abashatse imbere yanje kavuga ngo urebe runaka urebe runaka urebe runaka naravuze ngatangirira kuri Nyakirindo twari duturanye muri Kenya ngo gucarabyara ubu nyine asigaye atuye Edmonton abataramubona muzamubona ndavuga ngo ubwo washubije Nyakirindo aho kubera uko nguko nzoza ngenda mvuga amazina y'abariya bose abonze nabo utazi nabo ntanzi uzoba kubire muri bariya navuze numara naje uzomperemo umugisha wo kugira ngo nzabone ubuzaba ariko mu byukuri nari maze ikintu cy'imyaka ihaye 6 sinari nkibwira Imana ngo izampa umwana wow nageze mvuga ngo mana we uzohe Nyakirinda uzogerageze mu bushobozi bwawe ufite uzuheramwe abandi uzohe Nyakirinda umwana uzohe Nyakiyoba umwana uzohe Clementine umwana uzohe nkagenda gatondagura narangiza kavuga ngo muri abo ngabo Imana naje izabandeberamo n'Imana naje banyibukiremo amen amen urakoze kubana natwe niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona Imana ikugirire neza.